Injira ntabwo wafunze. Kowe kwinjiza. Aya ntabwo mba nigonze. Irungu ryari ryakwishe ariko. Nende hano njyenyine. Urabona kuri gutekereza cyane. Wahora n'iki ko ibintu byakora byancanze. Gute se? Ariko Kagoyire se amahoro. Ahubwo niwe nje kureba. Oya, Kagoyire nyine agiye guhaha. Kagoyire agiye guhaha mwana. Nje nsanga umuzamu yinjiye. Wese ari mu nzu. Yinjiye mu nzu. Yaba yanahinjiraga gusa. Nsanze ahantu hose yajagajaze. Agiye no kwiga. Musanga ni papa yamuze. Nese ukakubwira ko yari agiye kuyigira ati. Ese uyambwira ngo iki? Nyimusanga mu ntoki ne umuntu w'umusaza kwera nkaribi. Jewe ngo byanjana. Akarekera akayirya. Hari Kagoyire uri hariya duhurira mu makesi menshi. None nuriya musaza ntisungu. Tumva warabagorewe. Simbizi. Nese ibyo bintu papa wawe babizi? Urabimubwira? Ibya Kagoyire byageze kubyumva ariko niba iby'umuzamu bimubwira. Aho gufata umuntu w'umugabo. Ese ni gute ndibabwire papa ngo uriya muzamu ngo namusanze mu nzu aje kwiba papa yuko. Ubwo yahengereye Wabona hari n'ibindi ibyo gusa napfa kumubwira wabona hari n'ibindi ibyo. Ntabwo wahise ureba se? Sinari Cyangwa wenda uzagenda ubibona. Oya niba ari ibyo yigenda nabibona. Kubona umuntu w'umusaza aje kwiba ibiryo. Nkaho ubu ngubu se mbwiye Cyangwa ntabwo mwamugaburira. Mwari mwamugaburira se? Ngenzi ko Kagoyire amutekera akamuha. Ariko kubona ndaje nkubitwa n'inkuba. Wasanga atari n'ubwa mbere aho bugabikoze ari uko uyu munsi umufashe. Ariko si kwabona atari ubwa mbere. Nese ubu yaba bitinyutse gute? Shadini, ndumva njyewe nakugira inama yo kubibwira papa wawe kuko hashobora kuba hari n'ibindi byinshi ashobora kuba yaratwaye. Umubwire mu biganiro nk'undi. Matayo! Umusaza ntabanyumvira. Mata! Yego boss. Enda hano. Njira harakinguye. Amakuru yawe. Yego boss. Mata. Icara aho nkubaza. Amakuru yawe. Ni meza ko numva narwaye boss. Warwaye se ahubwo gusa. Ndashaka kukubaza ikintu numvise. Umbwira amakuru yanakumviseho ameze ate? Amakuru se nta kigenda rwose uko wabyumvise ko bimeze. Uko nabyumvise niko bimeze. Ayo mahano warayakoze? Ayahe mahano se boss? Nje nshaka kumenya ngo washatse kumfatira umwana ku ngufu. Kugira ute? Kagoyire ngo washatse kumufata ku ngufu. Yamuhaye. Usiko noneho akose. Ubuse Kagoyire ngakoreye ko ibyo bajya bavuga ngo abasaza ubu ngubu barutwa n'abana. Nkuriya mwana ubona hagati yawe nawe harimo imyaka ingahe? Ariko se boss niba ushaka kunyirukana wanyirukanye neza. Ndakwirukana se ngo nge ndarahari urara nge ntembwa y'uwembwa nge mbwira. None se boss uko ndeba imyaka yanjye 32 urabona Kagoyire yanyegerejeho ikibazo cye ko washatse kumufata ku ngufu. ubwo ndabaza nambwiye ko ibyo wumvise ngo ari byo. Ubwo ndabaza bakirimo ushaka kunyirukana ubonye ndwaye muhamagare se ntushaka umuhamagare mbwira amakuru yabyo. Ntabwo umwana yakwifata avuge ngo uriya musaza yashatse kumfata ku ngufu nta hantu bituruka. Nje mbwira amakuru yabyo ibyo biraturuka he? Kagoyire rero ubona mugabo ntabwo ngiye kugenda nkubeshye ndanirwaye hari n'isako izanshobora kwita Imana. Ariko urarwaye ariko ntabwo urwaye gufatana ku ngufu. ariko se boss urashaka kunyirukana uharetse nkakubwiza ukuri. Mbwira nje nibyo nkeneye kumenya nicyo nguhamagariye.
umwana we se urabona nafata umwana wanjye ku ngufu? ibyo nibyo mugenda mwitwaza ngo abana Kagoyire bura n'umwana wanjye rega. Kagoyire n'umwana wanjye. umwana we badinye se na badiyani bose abana bawe. Oya rero bura biratanga. Rega kuba narakubwiye ngo ujye ubagira inama ubarire se icyo wakwitwaza ngo n'umwana wawe ujye hariya. Ariko nk'ubu bagutwaye bavuga ngo washatse gufata umwana ku ngufu wabumva ko byaba bikumariye. Ariko se boss wakihanganye nkakubwiza ukuri. Urumva iminsi yawe usigaje kubaho ukeneye kwimara muri gereza. Ariko se boss wakihanganye nkakubwiza ukuri ko. Mbwira nguteze amatwi ni nacyo nguhamagara. Ndakubwira nti Kagoyire n'umwana wanjye ntabwo namufata ku ngufu rwose. Nibyo arimo kubwira. Arimo arakubeshya rwose. Arambeshya ate? Ko yabimbwiye afite agahinda anyereka ukuri ko. Kagoyire ni umwana wanjye. Naramureze ndamurera kurangana kugeza ejo bundi aje hano. Ariko imico asigaye afite umugabo we. Abana b'iki ushatse kuvuga ko Kagoyire ari uwawe mu rugo se? Iwanjye neza bwite. Urano umwana nire. No, ntibishoboka. None se ninde waba mwaje kuneka se noneho? Ariko se wa mugabo waki ku buryo se wafata inzira ukaza ubwo yarabanje araza arangije ahamagara se. Bite Sheri umeze cyanyine nagushakaga mana hari ibyo nshaka ko dukina. Kagoyire rero nabikubwiye kuri telefone nyine numva ntabwo uri kubyumva neza, niyo mpamvu naguhamagaye ngo uze mbikubwire. Nta kibazo rero diri nyine hari umuhungu urumva yanteye inda nyine. Yego umbe ufite inda ndetse mfite ukoraho oya ni diri nyine ni diri si yo bavuga diri wowe wumva ntabwo ntwita ariko namaze kubimubwira ndamubwira numva arisajije ni umutipe nyine bita Robert. Inde? Robert. Umuta Robert? Yego. Ameze ate se ameze ate? Ni agahungu k'igara ritoya ufite ikiroso. Ufite ikiroso? Yitwa Robert? Irindi rye ntabwo urizi? Ntabwo ryo yarimbwiye. Uramuzi se? Oya ntabwo muzi komeza. Rero naramubwiye mbona ari kwisazasaza none we nagira ngo yarambwiye ngo tujye kwa muganga. Nagira ngo unshakire intare z'umugore utwite cyangwa umukobwa uzishake noneho ngende ndamwaka 200,000 tumubwire tujya kwipimisha noneho njyane izo nkari ubwo n'umuganga sinzabura akantu mutere nyine ubundi umuti uhita ukora. Wese mwana yanjye atanyago uzabaye kwezi nzayamwaka mana ari kuri note wagira ngo naramuraze icyo mubwiye cyose ahita agikora. Yego nta mikino cyeka zarabashije. Wese mwana zahita uzikubita si wazikorera amezi agasa gusa umuhungu mwana bireka kumutekerezaho cyane uze kumutekerezaho wenyemerera diri niba uyemeye. Diri yese ndabitekerezaho genda uzihige nk'uzishakira 50 yamu ntubitindira ku kandi nzahita nyakubarira ukimara kuzima sinkutumiza kereka nawe niba utwite uzazima ariko ngo utumize umugore utwite ntabwo utwite ntabwo gusa nta kibazo nzazi gushakira. Umwana yaje kuvuga ko ise yashatse kumufata ku ngufu ati reka nkubwire rero kuri Kagoyire kuba yagera hano mu mujyi yabaye umwana w'ikirara yabaye iki n'iki urayavuye no mu rugo aducitse yanze ishuri. Kuri Kagoyire rero umubyeyi gito rero oya gute se wageze hano none wamubona ntuvuge ngo asubire ku ishuri? Naramubwiye arantukangira ate ibyo urimo kumbwira ufite gihamya yabyo? Gihamya ndayifite nawe nushaka uze kumwibariza umushyireho iterabwoba. Nta terabwoba ngira ngewe nkeneye ukuri. Mbwira imvano yo kuvuga ngo washatse kumufata ku ngufu ituruka he? Nta bindi bintu byinshi cyane. We nyine yarambonye ahita agira ikibazo yamaze kugira ikibazo aravuga ati data n'iki agiye kugira atya anyirukanishe
abibwire bosi ko ndi ikirara ko navuye mu ishuri namubwira ni Kagoyire taha akansomera kantuka nabona muje ndavuga reka nicecekere hato ntazabizira dore ko uriya Kagoyire nubwo namureze ntabwo ari umwana wanjye. mbwira ibyo ntabwo ari umwana wawe ntabwo ari umwana wanjye ariko wa musaza ufite indimi nyinshi ndimo ndakubwira nti watangiye uvuga ngo ni umwana wawe uti waramureze uti si umwana wawe ngo ni ikirara. ihangane nkubwire Kagoyire buriya umugore wanjye uriya Kagoyire ni umwana wa murumuna w'umugore wanjye. ni ukuvuga umugore wawe ni nyina wabo. ni nyina wabo. nyina wabo buriya yamuzanye nyina akimara gupfa aramuzana hari umwana muto ufite nk'amezi nk'abiri turamurera arakura umwana tumujyana ku ishuri kuriyangana ariko ejo bundi uretse ko buriya amatiku urabona nyine ntumva nimba utambesha warakoze igikorwa cyiza none urimo urashaka kwishyuza umwana se wamurera gutanga umwana rero ubwo ngubwo niyo ushaka kujya erega nakubwiye ngo mbwira imvo n'imvano yo kuvuga ngo urashaka kumufata ku ngufu we se Matata ubwizanyije ukuri waba warabigerageje kwizina ry'Imana ndagatwika Bibiliya y'Imana kose aba uriya mwana azabikira aragize ryari sinzi. Okay uramurera uza kumwirukana rero ubwo ngubwo umwana utarabaye waba uramwirukana umwohereza mu mujyi none umusanze n'aha ngaha uti natahe cyangwa akwishyure nimba ari umwana nimba ari ibyo wamureresheje urashaka ko gusubiza indezo. rero Matayo ibyo bintu ntabwo urimo kumpa ibisobanuro uko mbishaka ahubwo nibikomeza ndumva ibyiza ariko nahamagara ku murenge ariko se ukaba gusobanura ukuri ntakubwije ni ukuhe koko ukuri ntakubwije ni ukuhe nakubwiye ni Kagoyire ni umwana w'umugore wa murumuna wanjye ariko buriya ariko imvura imbano ashobora kuba tukiri mu cyaro kera hari akaduhindo ke nagurishije wasanga ariko ashaka kundyoza hari ashaka kumfungisha ariko njye rwose ntabwo nigeze mufata ku ngufu ku izina ry'Imana rwose ntabwo nigeze mbikinisha rwose uriya n'umwana wanjye. harya warambwiye ngo mutuye mu kahe karere? ubu ngubu uhaba Kagoyire hari Ikibungo ariya ntabwo mwibuka neza ndashaje. wibagiwe kwa so uko ushaje ihangane mwana wago usaza no gusahurwa ariko nyine hari Ikibungo Ikibungo nyina undi nyina yarapfuye yarapfuye bajya kumushyingura bajya kumushyingura nyine ubwo tubona umwana ntitwamusiga nk'abo baturage b'aho ngaho turamuza. nyina yitwaga nde? nyina se buriya kanze cyese ninza kureba ku dupapuro reka ndashaje. ku dupapuro hari ibipapuro nabyanditseho ariko bose ndapfuye. none se ihangane ndenda guha amafaranga ujya kwa muganga nimba urwaye. hari udupapuro wabyanditseho amazina ya nyina amazina ya nyina. ise we yitwaga nde cyangwa niwe wari se wari waragiye guterekera kurangije utwara mukuru? oya buriya ise ako gusaza we ise ariko niba ari okay icyo numvise bivuze yuko akubeshyera yuko utashatse kumufata ku ngufu. arambeshyera rwose uriya mwana namataye Cyangoye agira ngo arebe ko banyirukana akakomeza ariko uriya mwana nsigaye mbona rwose menya amaze kuba nk'indaya rwose imico nsigaye mubona ntabwo isanzwe ariko bose none se Mata uwo mwana ko ari wamureze umuzi ari ukumusubiza iwabo no kuba umuntu yamushyira mu ishuri akiga inaha umumfashije rwose amujyanira ku ishuri uriya mwana ntabwo nifuza ko yewe uriya mwana ndamukunda cyane ntabwo nifuza ko yava mu ishuri cyangwa uramukunda uragira ngo kugume iruhande. oya ariko bon Mata genda ibyawe ndaza kubimenya ndumva harimo ibindi bintu ntazi. kanze ndaza kugume umwana wawe waramureze suri se ibyo ndaza kubikurikirana ndabimenya. genda
yakuzanira n'agapapuro ubwo redinye yiyongera ako gapapuro kariho amazina ya nyina ubwo redinye aguhe n'amafaranga ujye kwa muganga kagoyire enda hano nkubaze sha icara hano nkubaze shaka kukubaza kandi unsubize ushize amanga utambeshye ejo bundi ujya kumbwira ngo uriya muzamu yaragiye kugufata ku ngufu byari biturutse kuki icara hasi wanjye